Isabukuru nziza y'umunsi wawe w'amavuko. Fasha uyu mwanya ngo nkwibutse aho utibuka nkuganurire ibihe by'ingenzi utamenye ku munsi wawe udasanzwe. Ku munsi mwiza udasa nk'iyindi, rugori rwera yambaye inkinda ava mu kirambagana i Burayi mu mafu meza atariki nk'iyiba ku mayombi bafite ibyahi. Impundu nyinshi zigana cyari gifurebye umutwaro twaratuje asaba amarangi n'inkongoro iteretse yera bitamenyerewe nk'iby'ibwami gagabi nk'imisozi n'imirambi kuvugwa yitwa umuvaburayi. Nakomeje ngenda nyura ikibungo ari nako kandi mfite ikirundo cy'indabo nyinshi zikoze ihundo nje nganahura insizo umuvundo. Nagiye rwose mvuga nkutsinda, reka none ndeka gutinda ndabizi neza ngira amazinda mu kwezi nk'uko utariki nk'iyi nibwo wavutse. Uyu ni wo munsi wahumetse bwa mbere umwuka ufite mwisi, ariko hari watinya busanze ku munsi wa mbere uhabwa ikaze kuko warize cyane ibi bidasanzwe. Ndabizi kutibuka iby'iyi paji byari ibihe bidasanzwe, rubanda bataramira iwanyu n'abato barahaciye ingando bagusimburana mu biganza, ari nako kandi bategereje ubunyano. None imyaka higeze ubu ni kurushaho kuba mukuru, jya uzirikana iyi sabukuru kuri uyu munsi wavutseho. Nanjye uhora nkwitaho, nzakomeza mbirambeho, gusabira Imana yungeho, umugisha itange kugwizeho, igikundiro cyawe kikomeho. Nawe kandi wibuke gushima Imana byimbitse ko yakurinze, wibuke ko hari abo tutakibona na ndetse tutazabona ukundi rwose muri iyi si, mu bo mwabonanye izuba batakiri mu buzima. Yishimira ibyo yakoze, wiragize ibiri imbere, bihore bikwizihira, komeza usabwe neza, kwisi birenze ibyiza, ugira isabukuru nziza. Kumwe na pastori tugiye gutangira uyu mukoro cyangwa se gushima Imana kuri muri runo rugo. Imbere y'ibindi byose kugira ngo twarinda twagira gute, reka dusabe nyakubahwa pastori hanyuma abanza gushimira Imana, asenga Imana ko tunageze hano, hanyuma dutangire iyi gahunda. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana. Reka duhuje umutima dusenge. Imana data twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbarizwe kubwo gukomera kwawe kwiza twose. Warakoze kudukunda no kuturinda, ukaduha ubuzima n'amahoro kugira ngo turiho tugushime, icyubahiro n'ikibi cyane. Data twese rero uri mu ijuru dukunda, duciye bugufi turaha muri uru rugo kugira ngo izina ryawe ryubahwe hagati mu mitima yacu, kandi buri muntu wese wagiriwe umugisha wo kuba muri uyu mwanya. Uwiteka utubabarire ibyaha byacu, utweze wo gukiranirwa kwacu kose mu izina rya Yesu Kristo, maze utugirire neza, utwishimire, tubaha ahantu turi kumwe nawe, uri hagati y'imitima yacu, unejeje imitima yacu mu izina rya Yesu. Kandi buri muntu wese wageze hano umuhe umugisha, kandi n'abo muri uru rugo batwakiriye ubahe umugisha, imbaraga ze zikomeye ziganze ku buzima bwabo, maze data umuja wawe wateguye iyi gahunda yo kukuramya no kuguhimbaza, ugushima, Mana umuhe umugisha, umwagurira imbago, unezeze umutima we, umwongerera imyaka yo kubaho kwe. Duteranirijwe hano no kugushima, twemere rero wakira ishimwe ryacu kubw'urukundo rwawe rwinshi, maze utangirane natwe ibirori, kandi tuze gusoza dushima izina ryawe. Mu izina rya data twese nirukanye imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni yashaka kwivanga, ngamburuje imikorere n'imikoranire yose y'umwanzi, natuye umugisha n'amahoro n'ibyiza n'umunezero ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Arakoze umushumba kubwo kuturagiza Imana. Hanyuma bibaye ngombwa twese twahaguruka tukaririmba indirimbo ya 68 mu ndirimbo za kabiri, bivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Yesu ashimwe. Ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana.
mba hafi ndetse buri munsi kandi anyerera ubuntu bumwiriye ajya nyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko kwajya nubwo buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajya mimbara ibyo ni isezerano yampaye buri munsi azajya mimbara ibyo ni isezerano yampaye mana yanjye komeza ujye umfasha utaramire neza icyo umbwiye mpore nizeye ijambo wambwiye ntiwabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburire amaboko yawe umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana yekomeza ujye umfasha utaramire neza icyo umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburire amaboko yawe umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umpimbaraga z'ubuntu 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 bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Yesu ashimwe. Turi hano rero kuri uyu munsi twese buri muntu twavuye hirya no hino mu mpande zose z'isi cyangwa se zigize umurenge, icyo bita anniversaire cyangwa se umunsi w'amavuko, hanyuma wa makurata. Nasabaga kugira ngo mbere yuko turya ibyo kurya by'umwuka dusabe umuntu uri hano ubishinzwe amuhamagare yinjira aje hano muri ino tente, hanyuma namara kugera hano dusabe nyakubahwa pastori tugabura ijambo ry'Imana, izindi gahunda ziri gukurikiraho nyuma. Nico nifuzaga kugira ngo ariko tubikora. Nasabaga umuntu uri kuri gahunda kugira ngo amutubwirire yinjira asohoke tujye ijambo ry'Imana.
Yesu ashimwe. Ndagira rero kugira ngo ubwo umugeni twari dufite kuri uyu munsi amaze kugera mu byicaro, turi kumwe nanone n'umubyeyi wacu umushumba w'iyi paruwasi ya Rwimiyaga, tugezeho impanuro nk'umuntu mukuru, ijambo ry'Imana akari ku mutima kuri uyu munsi, tugezeho ijambo ry'Imana, Imana yamusize ku mutima kugira ngo, kuko nubwo hano turi mu bukwe bwa Makurata, kuri uyu munsi mukuru w'amavuko yiwe, natwe turabonera aho twakiriye kongera kurya ku jambo ry'Imana. Amen. Ubundi twari tunaheruka yemwe, ubwo rero tutari tunaheruka, tushimye Imana ko ubwo tugiye kongera kuboneraho ku bwa Makurata nanone tukongera kurya ku jambo ry'Imana. Karibu nyakubahwa pastor. Amashi yemwe. Uriya ngira ngo ndi buhagarara haharira, ngira ngo turakwishimiye, turanezerewe kubw'uyu munsi mwiza w'amavuko, kandi dushimye Imana kubw'ibirori byiza Imana yaduhaye. Rero naguteguriye indirimbo nziza, naguteguriye indirimbo ariko hafi ya mwese murayizi, ndashaka kuyigutura. Indirimbo ya 45 mu gitabo cya kabiri, nakabaye nyiririmba njyenyine, ariko reka umuntu ufite igitabo hariya ituzamurire, twese tuyifatanye kuyiririmba uyu munsi. Iravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ngo nta n'uwabimenya uko bigize gute, yego, ngo mu rugendo ntago wabimenya byose. Mu rugendo Makurata ukivuka, ukigera ubu turi bukoresha izina ryawe, ubu nta mama runaka, nta mama runaka, turi buvuge iryo ngiryo, ubyihanganire. Turabizi ko uri umubyeyi wacu, turagukunda, turakubaha, urabizi, ariko unyemerere dukoreshe izina ryawe, kuko ubu ni wowe, sibyo? Wowe ni wowe wavutse, ni wowe wabayeho, ni wowe uriho. Imana rero ihabwa icyubahiro uyu munsi mwiza w'umugisha. Ntekereza ko ubu twatangiye umwanya mwiza wo gusangira, buri muntu wese anezerwe mu mutima we, yumve yishimye kubw'umunsi mwiza wa Makurata. Ni umubyeyi twese dukunda, mwese kuba muri aha nuko mumukunda, sibyo se? Yaba mutamukundaga ntabwo mwakabaye muri aha, sibyo se? Imana rero ibaha umugisha kubwo kumukunda, icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana ihabwa icyubahiro yamuduhaye. Icya gatatu, Imana yarakoze kumugirira neza akaba umukristo. Iyo ataba ari umukristo ntabwo ubu njye mba nemerewe kuba ndi muri ibi birori. Cyuko iyo nagiriwe umugisha, ariko si umuntu utari umukristo ugira ngo wapfa kubyibuka gutumira pasitore. Nawe ni benshi bagira za anniversaire, yewe banitirirwa n'ubukristo, ntabwo nabimenya byose. Ibyo yanyuzemo ntabwo yari kubimenya, ntabwo yabimenya byose. Icyo kora, icyo agezeho nicyo agenda amenya. Haleluya. Icyo agezeho nicyo amenya, uko bukeye niko abimenya, n'ibindi bikaza akabimenya, n'ibindi bizaza nabyo ubimenye. Uracyakomeje urugendo, icyo twagusaba ni uko Imana ikomeza kugenda ikongera imyaka yo kubaho kwawe, ikomeza kuguteza intambwe, ikomeza kuguteza intambwe, kugira ngo urusheho gushimisha izina ryayo. Yego, reka munyemerere mumfashe indirimbo. Iby'Imana ikora uko biri, ariko ibyo nzinu, iby'Imana ishaka, ariko nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu, iby'Imana ishaka, ariko nkwiriye
Mana turagushimiye uyu mwanya mwiza, tugushimiye ijambo turimo kumva, tugiye kumva, dukomeje kumva, byo kuduhumuriza no kudukomeza no kutwigisha. Mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya rero turasenze kugira ngo reka ijambo ryawe riterwe muri twe, rigwire, riyoboke inzira, rituyobore inzira yo gukiranuka muri byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Murongo wa 6 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Abafite Bibiliya muzakire, mwakire Bibiliya yanyu. Muraza kunyihanganira nkoresha iyo muri telefone, mumbabarire nkunda kugenda na Bibiliya, ariko twari turi mu nama kandi mbona ninjya gufata umwanya wo kujya kuyizanaho yariri biri buntezi. Ndavuga ngo ibyo byose reka ngerageze ducunguze uburyo umwete ko bambwiraga ko amasaha yageze. Rero nabiseguragaho mumbabarire, nanjye nkunda kugenda na Bibiliya yera. Yesu ashimwe. Namwe ndabashishikariza gutunga Bibiliya, sibyo? Ntabwo ari uko nayifite, rero nshatse gukoresha iyi ngiyi kandi ndabashimiye. Munyemerere rero dusome amagambo mirongo mikeya yo mu gitabo cyo mu byanditswe byera, igitabo cyo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana
turasoma mu gice cya 3 ahantu nahawe ejo. Ni amagambo meza yanejeje umutima wanjye. Nari nsanzwe nyasoma ariko nongeye kumva abaye mashyashya muri njyewe. Nagira ngo rero numvishije nkomeza kwibutsa abantu b'Imana. Iri ni ijambo ry'ubutumwa bwiza muri iki gice cya 3, umurongo uhereye ku murongo wa mbere hatubwira ibya Nikodemu. Uyu munsi rero ntago ari ibya Nikodemu. Nikodemu waba wicaye hano nawe Imana yamugiriye neza, ariko uyu munsi ni ibya Makurate. Umuntu wese agira iby'urugendo rwe, iby'ubuzima bwe, iby'iminsi yo kubaho kwe, iby'umubereho ye, iby'urugo rwe, iby'abana be, iby'umuryango we, iby'umugabo we, iby'umugore we, umuntu wese agira ibye mu buzima bwe bwite, nuko agenda nuko abaho. Imana ntabwo yakuremye kubw'impanuka, yakuremeye umugambi wayo mwiza ufiteho. Haleluya. Rero icyatumye ubaho uko ukubayeho, nezezwa nabyo, ushime Imana, urangurure uvuge gukomera kwayo, kuko buri muntu wese agira ibye. Bivuge ubihamye, ishime, kuko ibyo nibyo byawe. Amina, amina. Buri muntu wese agira ibye. Rero ibi ni ibyari ibya Nikodemu. Nikodemu rero umva inkuruzi ngo Nikodemu hariho umuntu witwaga Nikodemu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, ngo umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu ari nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntacyo ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yego. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Amina. Ngo Nikodemu aramubaza ati, tugeze ku murongo wa 4 tugendane, sibyo? Umurongo wa 4 uravuga ngo Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa kuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yego. Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Nukuri ndababwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse Umwana w'umuntu. Wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Reka tumanuke gatoya dusome umurongo wa 18. Umwizera ntacirwaho iteka,
utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo, ngo ibyo akora bitamenyekana. ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragarire ko byakorewe mu Mana. Yesu ashimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo kuko ari umwana w'Imana. Hanyuma rero mugire umwete wo gukunda Imana. Ntago ibi byose turimo dukora duhirimbanira mu isi, duhinga, tworora, icyo twakora cyose kitari mu rukundo rw'Imana, gusangira n'Imana, kuvuga Imana, guhamya Imana, kuko imirimo myiza ariko yatumvishije. Haleluya. Ntabwo mwumvishije ijambo ry'Imana. Buri muntu wese agize rero iki gihe ni icyawe, nawe ufite ibyawe, mu gihe cyawe, iminsi yawe, ubuzima bwawe. Haleluya. Rero munyemerere twiyegeranye kubw'ijambo ry'Imana. Hanyuma nindangiza ndababwira ikintu kimwe nsigaje inyuma kubabwira. Reka twakire abantu ba hano Rwimiyaga muri iki cyicaro hano hafi ahanga nanjye ndimo. Jewe nitwa Reverend Mukazi Florence. Mu mwanya tunaze tukwamye Imana. Mwumvishije n'ijambo ariko twumvishije ryatubwiye ngo umuntu ukora iby'umucyo ahamya Imana, akora iby'Imana. Mwabyumvishije? Ubu rero tugiye kwakirana kubw'umugambi w'Imana. Waduhuje tungana gutya ariko rimwe na rimwe ntabwo tuziranye. Ubu rero kugira ngo duhamye Imana neza nuko tumenya abarindiwe Rwimiyaga, bakarindirwa Kamvuge ka Gitumba niho nzi, niho nabaye, bakarindirwa Nyagatare, bakarindirwa n'ahandi, bakarindirwa na Nyakigando, bakarindirwa na Karangazi, bakarindirwa ni Kigali. Je nitwa Reverend Mukazi Florence, narakijijwe, ndi umukristo ushima Yesu. Udateganya no kubivamo, ndi umubyeyi, ndi umugore, ego, ndi umupastori w'umugore. Ntabwo ndi umugore w'umupastori. Mvuze ngo iki? Umupastori w'umugore, ntabwo ndi umugore w'umupastori. Sibyo? Umutware wanjye yitwa Ndayambaje Elisa. Ubwo nazaba pasiteri, nzaba ndi pasiteri w'umugore wa pasiteri. Ariko ntabwo mbizi, igihe Imana yabanje gutoranya ngo nawe igihe cye buri muntu wese agira. Haleluya. Imana yangiriye icyizere, ndi umukobwa, ndubaka, nashatse ndi umupastori, nubatse ndi umupastori, mfite abana 4 Imana yampaye bo mu rutigi rwanjye n'umutware wanjye mfite, hanyuma n'abandi Imana yampaye kurera no kurinda. Imana ingiriye neza. Ndashima Imana. Ndi umuturanyi wa mwarimu, nkaba ndi umushumba wa paruwasi hariya Rwimiyaga. Uyu ni mwarimu wo ku cyicaro cya paruwasi, akaba nawe ari umuturage wo muri iyi Rwimiyaga, kandi ni umusaza dukunda cyane. Ni umuturanyi mwiza. Yesu ashimwe. Ntabwo ari umuturanyi w'agahato, umuturanyi mwiza. Reka haguruke nawe abasuhuze nubwo yanyakira. Amen. Amazina wenda kubambona ndi guhita ndi kunyuraho gutyo. Emmanuel Nzanwa y'Imana, nk'uko abivuze, ndi umugabo wubatse
kandi nanjye nterwa nk'uko namwe muterwa, mfite umugore n'abana, ariko intego yanjye ni ukurwanira gutsinda, ndakutiriza kugira ngo igihe cyose nsinde ntaneshwa. Yesu ashimwe. Twaje rero mu kirori cy'uru rugo, reka nsabe ababyeyi b'uru rugo nabo bahaguruke. Uyu mubyeyi wacu rwose bahaguruka dusuhuze. Haleluya. Amen. 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 Uyu mwanya rero bari bamaye umwanya w'ijambo ry'Imana, kandi nababwiye ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwese mwaryumvishije, kandi igihe cyawe ni iki. Nababwiye ngo niba utaryumvishije uyu munsi, ikindi gihe uzasobanukirwa kurushaho. Nimwumve wenda ko nababwiye nawe ubuzima mwumve nabatutse. Uzasobanukirwa kugira gute kurushaho. Rero icyo nashatse kubabwira ni uguhamya Imana, sibyo? Aba nibo nari mbanje kwakira. Munyemerere rero twakire n'abandi bantu bose bo muri iyi Rwimiyaga. Turimo kugira gute? Guhamya Imana. Turimo kugira gute? Guhamya Imana. Kubw'ijambo twagize gute? Twumvise. Abantu ba Rwimiyaga muhereze Imana icyubahiro. Muzo ariko mwahagurutse. Muhaguruke muhereze Imana icyubahiro ko muri mu rugo rwo kwa Makura. 1 2 3. Haleluya. Twese dutere haleluya. 1 2 3. Haleluya. Amina. Ariko byose bishoje. Abantu baturutse Nyakigando batashye, abandi baturutse ahandi muhaguruke namwe duhereze Imana icyubahiro. 1 2 3. Haleluya. Haleluya. Amen. Nyakigando muratwibwira amazina yanyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yo kabyara abahungu n'abakobwa bayubaha. Amen. Ndayishimiye. Amazina ni Kampere Marie Louise, ariko ugeze hari abugaragara wasanga ni Narongo, ntabwo ayo mazina bayazi. Amen. Havukiri iwacu ni Butaro mu Ruhengeri, ariko ndumva nanjye ndi kubandanya nkomeje iwacu ni mu ijuru. Amen. Ndifashwa n'indimbo y'108 ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ngo kabone naho igihugu cyose cyanseka. Haleluya. Ariko nzahora ndi umukristo. Ndi umudiyakoni rero waho ku itorero rya Bugaragara, ndi umwadeperi. Umushumba rero naramubonye ahantu turi mu rupfa, ahantu urukundo, numva ndagukunze. Ubwo rero ibirenze ibyo nshimye Imana ko nongeye kukubona hano. Naravuga ngo Mana sura umuntu bura tuzongera kubonana. Nshimye yera rero ko nongeye kukubona, katuyihereza icyubahiro. Amen. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tuwise Imana Vestina, ntuye Rukundo, umudiyakoni wa Rukundo. Nshimye Imana ko nongeye gukandagira muri uru rugo. Yego. Makuru atani demayi wanjye, ni muramukazi wanjye. Rero nshimye Imana yo mu ijuru kubw'iki kirori yateguye. Imana yo mu ijuru muhereze imigisha, ibindi ubundi mfite abana 2 Yesu duhana umugisha. Amen. Kandi ukikunda umwana wayo, jeni kwimunda nakwiriye narumugome nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba. umubu yacunguje
nitwa Ishakiye Betty. Hanyuma impamvu nahagurutse mu bantu ba Rwimiyaga, ubu nsigaye mbarizwa muri Kabeza. Aho nari ntuye ntabwo ariho nkituye. Amen. Nkunda abantu b'Imana bayibwiza ukuri. Murakoze. Ndi umumama, mfite abana 3, mfite n'umugabo. Ndashima Imana. Ibirenze by'Imana idahana umugisha. Amen. Nanjye kandi rero mfite umugabo. Yego cyane. Amen. Twakiriye n'abashyitsi. Pasiteri aho ageze hose habahe, ubwo nuko nyine mba nagiye. Amen, amen. Umwanya rero bari bamaye ndatekereza nkukoresheje neza. Iri jambo ryatubwiye ndafasha abaje nonaha. Bavuga ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo. Ukora iby'ukuri niwe ugira gute? Niwe uza mu mucyo. Ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Mwabyumvishije? Ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Mbifurije gukorera mu mucyo, mbifurije kuba umucyo, mbifurije kuza mu mucyo, mbifurije kugendera mu mucyo. Iminsi yo kubaho kwanyu buri muntu wese mu bye byiza bituma izina ry'Imana rihimbazwa, namwe mukabona umugisha wose ukwiriye. Amahoro y'Imana rero ari murimo. Yakoze mwarimu kunyakira, yarakoze uyu mubyeyi wacu Makurata kudutumira. Turagukunda mwarimu mukuru, ariko ntabwo uruta mwarimu ariko uramwungiriza. Aba ni abarimu banjye bakomeye. Uyu muzi ari mwarimu, yewe ndi muri paruwasi ya Kagitumba, niho nari nyoboye mbere yo kuza hano. Rero ndabashimira, kamunyemerere duhuze umutima dushima Imana kubw'ijambo ryayo no kubwo guhuza umutima. Hari umuntu utarabatizwa uri hano? Hari umuntu utaravuka ubwa kabiri uri hano? Umuntu utaravuka ubwa kabiri hari urimo hano? Arahari. Ari he uyu mwana? Waracyari mutoya, waracyari ntararengerana, ntacyo bitwaye. Ariko ndavuga mu bakuru baraho, ari utaravuka ubwa kabiri. Mwana ishimwe. Hanyuma rero ubwo mwavutse ubwa kabiri, umva ukuntu Bibiliya yatubwiye. Simaze kubahesha umugisha ngo mugire umwete wo gukorera mu mucyo no gukora iby'umucyo. Ijambo riratubwiye ngo ababyara ikibyawe n'umubiri n'umubiri, n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Ubwo rero buri muntu wese agira iki. Muharanire kuba abakristo mu midugudu mutuyemo, muhesha Imana icyubahiro, muhamye ukuri ko Kristo ari umwami n'umukiza. Izina ry'Imana rizahimbazwa, namwe muzabona umugisha ukwiriye. Twese hamwe Mana Data mwiza turagushimye, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye. Kimwe twumvishije ubutumwa bwawe bwiza waduteguriye kuri uyu munsi. Icya kabiri dukoze inshingano zo guhamya. Icya gatatu duhuje umutima mu buryo bwo kwakirana no gukundana, kugira ngo turusheho kumenyana no gushyigikirana mu buryo bwo guhesha izina ryawe icyubahiro, aho turi, aho tugenda, aho dutuye, aho dukorera. Uwiteka uduhe gukora ibyiza kugira ngo abantu bose babone umucyo wawe, bahere ko baguhimbaza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amashara abaye. Haleluya. Amen. Arakoze mushumba kutugezaho ijambo. Atangije ijambo rikomeye rinjyana hirya. Avuze ngo buri muntu wese agira iki. Iramfashe muri uyu mugoroba. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Iramfashe kuko nongeye kwibuka yuko buri muntu wese agira ibye. Avugamo iby'umuco, ko tugomba gukora ibintu ku muco, ariko ijambo rifashe cyane ni ukumva ko buri muntu wese agira iki. Basa kukaranyuze. Yesu ashimwe. Maze mbere yuko tuvuga ibindi twakereweho, abasore yabikomejeho, ntabwo isaha tugereye hano arizo twari dufite kuri gahunda.
twari dufite inama tuza gutindaho. Nagerageje guhamagara Makurata kugira ngo mubwire impamvu yatumye dukererwa. Twari dufite inama yagwe y'amaparuwasi ageze kuri 7 bitutera gutinda rero, nanone anariyo mpamvu twaje dukererewe. Ngo rero ibintu byose kandi turabikora mu gihe cyabyo. Nimubona wenda hari ibyo turi gutaruka, Yesu ashimwe. Rero mbere yuko twakira Makurata kugira ngo twumve ijwi rye muri aka kanya, hari umuntu wasabye indirimbo n'umuryango. Yesu ashimwe. Hari umuntu wasabye indirimbo n'umuryango, twamuha ikaze agatambutsa ubwo butumwa mu ndirimbo, maze yamara gutambutsa ubwo butumwa mu ndirimbo tukaza tugahamagara Makurata akibigura nawe akari ku mutima, ko burafite ibintu biri kurwanira muri nubwo ari umugeni ariko ni umugeni uvuga. Yesu ashimwe. Yego, ni umwana, nubwo ari umwana ariko ni umwana uvuga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana mu mitima. Natwe twumvishije twaririmba aya masaha. Abana banjye umukobwa y'imfura ni umwana wa 3, hari ukurikira uyu utabonetse aha ngaha, natwe tukaturuma mu muryango. Ubw'abandi babivuyemo twebwe, ubw'abandi babivuyemo Mana, ubw'abandi babivuyemo twebwe, ubw'abandi babivuyemo Mana, ubw'abandi babivuyemo twebwe. Nk'uko imarakazi yagizwa no gushaka imigezi, niko n'umutima wanjye wagizwa no gushaka Mana. Nk'uko imarakazi yagizwa no gushaka imigezi, niko n'umutima wanjye wagizwa no gushaka Mana. Oh, ndagukumbuye, ndagukumbuye, Yesu uzaza ryari, kamatsiko abaye menshi, Yesu uzaza ryari. Oh, ndagukumbuye, ndagukumbuye, Yesu uzaza ryari, kamatsiko abaye menshi, Yesu uzaza ryari. Ohereza umucyo wawe n'umurava, binyobore bijyane ku musozi wawe wera, wawe wera, no mu marema yawe Mana. Ohereza nk'uko wohereza umucyo wawe n'umurava, binyobore bijyane ku
musozi wawe wera wawe wera no mu mahema yawe mana ndagukumbuye Yesu uzaza ryari kw'amatsiko habaye menshi Yesu uzaza ryari ndagukumbuye Yesu uzaza ryari kw'amatsiko habaye menshi Yesu uzaza ryari nikundira kwibera mu mahema yawe amahema yawe mana ni meza njyewe nikundira kwibera mu mahema yawe amahema yawe mana nikundira kwibera mu mahema yawe amahema yawe mana ni meza njyewe nikundira kwibera mu mahema yawe ngo twibera mu mahema y'Imana hanyuma basoje bavuga ngo mana izikira gute izikurinda amina haleluya amina haleluya Imana yarinze Makurata kuva ryari cyagihe uyu munsi akaba yongeye kuba umwana kandi umwana uvuga tukaba turimo kwibuka cyagihe bamwe tutari duhari uyu munsi tukaba turi kumwe muri rw'imiyaga turi kwibuka Makurata cyagihe Yesu ashimwe koko ntabwo Imana izikurinda yarinze Makurata ikandinda namwe ikabarinda ikaba yaduhuje hano ubwo niki tutavuga ngo Imana ntacu yashobora gukora Imana izikurinda Yesu ashimwe wavutse kwagura akaba atari kutugurira vuba vuba amina haleluya amen nagira ngo nsabe abantu bameze nk'abashaka gucika bihangane gatoya bihangane gatoya Imana izikurinda kandi irabatwara mu mahoro amen 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 kubona mbona bameze nk'abashaka gucika ariko mwihangane amasaha niko yatubanye mwihangane mugende twumvisha ijambo rya Makurata yego kuko mu byabazanye nabyo birimo ubundi yabaye hirya kubita hirya no hino ni umwana ariko ni umwana uvuga Yesu ashimwe amen hariya Makura karame ntushoboye kuvuga abishoboye yego bata bari ukwe mu kanwa kandi zino gukiza igihe tuguhaye umwanya rero kugira ngo uvuga kari ku mutima hanyuma abantu barimo gucika bacike bumvisha ijambo ryawe hanyuma namara kuvuga hari uko nanone hari abashobora kuba bafite impano umunsi mukuru ugira impano Yesu ashimwe namara kuvuga ku bantu bafite impano turaza kuba umwanya nabo kugira ngo batange impano zabo Yesu abaho umugisha Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nangira ko yumuririmbira reka yiririmbira. Hallelujah! Nshimye Imana cyane ku bwanyu mwese mwaje kwifatanya nanjye. Haleluya. Amen. Mukanya nahoze ndi kubaza mukuru wanjye imfura yacu ni mbese wowe wari uhari harya navutse hari sangahe ati byari bigera mu masaa 12 ubwo ni ikigendera. Haleluya. Ati
barapfukamye barakubya niyo mpamvu nitwa Nyirabugori umushumba yatubwiye ngo ibintu bitarimo ijambo biba byapfuye naricaye ndatekereza mu kanya batubwiye ngo buri wese ngo agire ibye haleluya ariko nubwo ugira ibyawe hari n'ibyo bakumenyaho haleluya rero nshuti bavandimwe tuziranye tubana nta cyabaye kidasanzwe ariko naricaye nsaba Nyagasani ngo Mana wandemye mpikirori haleluya Mana wandemye mpikirori nta birenze nta n'ibindi byahindutseho ahubwo nasabye Nyagasani ngo impikirori haleluya tujya ahantu tukabona umuntu ari mu sanduku bari kumuvuga ibigwi habaye ikirori ntabwo ari uko njye nabyifuje navuze ngo apana ikirori ndi mu isanduku ahubwo Nyagasani Mana nk'ikirori mpari ngushima noneho nshingiye ukuntu Yobu igice cya 3 ngo yatakishijwe n'umubabaro ngo nukaterura amagambo ari kuva mu munsi yavutseho njyewe rero uyu munsi tariki 12 z'ukwa 3 ni umunsi nibuka navutseho ntabwo rero ndi guterura amagambo mvuye uwo munsi njye ndi guterura amagambo nshima Yesu amen haleluya muri kamere yanjye rero ntungwa no gushima Imana nari maze igihe kirekire rero ntashima Imana kubera impamvu kubera ibihe ariko noneho nza gusaba Nyagasani ngo nk'ikirori cyo kugushima iki kirori rero Nyagasani yarakinyemereye amaze kukinyemerera nanjye mbyumvise ko akinyemereye mpamagara mwari warakoze namuhamagaye mu kwezi kwa mbere ntibyandike muri jenda haleluya itariki 12 z'ukwa 3 na anniversaire yanjye ariko ingingo nyamukuru nzaba ndi gushima Imana yitariki navutse kugeza abo twavukiye kimwe nanga aba mama yatwitanye nabo bamwe benshi baragiye na n'isa bari kugenda kuba nyariye ntacyo natanze haleluya yemwe niyo mpamvu rero nahisemo gusaba Imana ngo ninkoreshereze ikirori cyo kwishima kandi kuri anniversaire yanjye amina haleluya ncunguje rero uburyo umwete ntabwo burya ngo uko tubishaka siko bigenda uko numvaga nashima Imana ntabwo ariko byangendekeye ariko ntabwo mbigaye kuko n'ubundi ndiho nejo ndatera intambwe mwari mfite amashimwe menshi cyane ubu ni ugufonyuramo gake haleluya ndasaba rero mama Geshuwa anyigirize hino ituro ryishimwe kuko turabyemererwa kuko ni ibyanditswe haleluya utazabona abantu bashima Imana mugatangira kubanegura no kubavuga uko bitari ni ibyanditswe kuko umushumba atubwiye ngo tuje tugendera mu ijambo ikibyarwa n'umwuka n'umwuka ikibyarwa n'umubiri n'umubiri haleluya rero nashimye Imana ariko nateguye n'ituro aba nasaba abashumba bacu kugira ngo bakire ituro hanyuma badusengere baduheshe umugisha hari abantu bakunze kuvuga bati twe dufite abagabo nanjye umugabo ndamufite haleluya ari mu mpamvu z'akazi ari Rubavu ni umurezi ubwo yabuze uburyo y'inyagambo ariko yambwiye ati turi kumwe bifatikanyije nawe haleluya mfite n'abana mfite n'abuzukuru ibyo byose ni ibyo gushimira Imana hari abapfuye badafite abuzukuru hari abapfuye badafite abagabo hari abapfuye batazi Imana ni ugushima Imana buriya rero nimba ngo ndashima Imana wakabaye nawe ukomaho bya bindi byawe kuko buri wese agira ibye n'aka kanya ukabura ugufonyura uti Imana nanjye shima haleluya muri
iki giseke nashyizemo ituro nagize ngo abayobozi banjye babyakire mu buryo bwo gushima Imana. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Hari umuntu wateguye kumuherekeza kumushyigikira kumushyigikira igikoma ku ituro ry'ishimwe yatanze kwifatanya nawe. Hari impano, hari n'ituro ry'ishimwe. Hari uwariteguye. Niba nta wundi ngira ngo barahari bakabaza amashimwe nayawe ntabwo ngira pe ariko nanjye mbagira ibintu. hari impano, hari n'ituro ry'ishimwe, ibintu biratandukanye kandi pastor yabisobanuye. Impano kado nimuzizane, kado n'iz'umwana turi buhereze uruhinja, hanyuma iri ni ituro ry'ishimwe, sibyo? Mana nk'uko wafashaga basogokuruza niko nakuzadufasha mu myaka iri imbere. Niko nakuzadufasha, haleluya, mu myaka iri imbere. Umuyaga bigire hino. Umwana we wese uri hano wagira umugisha wo kuba hari uyu munsi atambuke, n'abana abuzukuru mutambuke nk'umuryango, tubaheshe umugisha. Imana ibagire neza kubwo gutegura abantu muri iyi minsi. Bamwe bibagiwe Imana, twajyaga dufata ibihe byo gushima Imana. Ejo bundi twari mu kwibuka ukuntu natwe buri mwaka twashimaga Imana, tugategura nk'umuryango, tukagira umwanya wo gushima Imana. Noneho turimo kwibaza ubu tuzicara muri iyi nzu dutambutse ituro ry'ishimwe. Noneho kubera turaterana nyine nk'umuryango, tukinjira mu nzu tugashima Imana. Noneho turangije turifata, buri muntu akazajya atanga ituro ry'ishimwe ku giti cye. Tukaza kubwira mwarimu ngo mwarimu ngo rero uze kwakira ituro, kubera ko ntituri bubone abakristo ngo tuba mwaje, navugaga kugira ngo mube muza. Rero mwa bantu b'Imana, ukuntu Imana yaduhishuriye, yaratubwiye ngo ntago hakinzwe amazu, ariko ntago yagiye kure yacu. Dufite n'ibidukundire, tukananirwa rimwe na rimwe, tukababara tukicuza, ariko turagusaba imbabazi ngo ujye utubabarira kandi ukomeze kudushoboza uko bikwiriye. Nsengeye umuja wawe muhesha umugisha n'umuryango we n'abana be, ngo barusheho gukomeza kwaguka. Iri turo batanze ribabera umugisha, barusheho kugira umugisha n'umuryango, umuryango wa Makurata, abana be n'umutware w'ahari. Imbaraga ze zikomeye zibarinde, umugisha ubane nabo. Iri turo uryeze uritunganyirize gukoreshwa neza umurimo wawe, uburyo butuma izina rye rihabwa icyubahiro mu nzu yawe,
mu bikorwa byose bikorwa kugira ngo izina rye rihimbazwe, kandi uyu muryango barushaho kwaguka no kwagukirwa mu byo bakora byose byiza, maze ubaha ubuzima buzima burambye, bagira impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo, bagira amahoro y'umutima n'ay'umubiri, ubarinde indwara n'igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu. Mbashyize mu bwishingizi bwawe Kristo mwiza, kuko ubwo udapfa, udaterwa, utananirwa, ubahishe, ubagwiriza imbaraga z'umutima n'iz'umubiri, izina rye ryubahwe maze bagira amahoro. Icyubahiro kibi cyawe muri byose kandi hose iminsi yose, muri uru rugo, mu mirimo bakora ya buri munsi myiza, mu bo babana nabo, bahe kubana amahoro nabo, babe icyitegererezo cy'imirimo myiza muri uyu mudugudu, mu kagari, mu murenge. Mwami, izina rye rihimbazwe. Urakoze kubw'uyu murimo, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mbisabye nizeshimye. Amen. Yesu ashimwe. Kuri uyu munsi mwiza, ibuka itariki wavutseho, ugira umunsi